Yesu ashimwe bakunzi ba televiziyo yava mu byaha TV. Twari turi muri cya giterane, twahahuriye n'amakorari menshi nkuko tuzagenda tubibereka, tukaba dufashe rero bamwe mu bakomite ba korari umusingi kugira ngo tuganire nabo. Yesu ashimwe bakozi b'Imana. Yesu nahimbazwe. Yesu ahimbazwe cyane, amen. Yesu ahimbazwe. Turagira ngo noneho mutubwire ibyo mwashimye muri iki giterane, mutubwire urugendo rurerure mwakoze. Mwatubwiye ko mwaje muturutse mu kahe karere? Twaturutse mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Ruhango, mu tugari tutandukanye kuko tugiye dutuye intatane. Birumvikana mwaje nka korari umusingi. Korari umusingi. Natwe rero twageze aha ngaha tuje muri iki giterane nk'abakristo, ariko turongera tuza nk'abanyamakuru. Turagira ngo rero umwe muri mwe atupresentire korari yanyu uko ikora, mbese atubwira amakuru ya korari, amateka ya korari, nibiba ngombwa muraturirimbira n'akarimbo kamwe, cyangwa mubanze se mutubwire n'icyo mukora muri komite. Murakoze cyane. Amazina nitwa Niyonsenga Jean Damascene. Nkaba bakunda kumpamagara Nzayinambaho Dawidi. Ndumwe muri komite zigize korari umusingi ya Eglise Vivante Gasasa Rutsiro. Murakoze. Imana ishimwe cyane. Nanjye ndimwe mu muhagarariye korari umusingi ya Paruwasi mu karere ka Rutsiro nundi, ariko uyu munsi wa none byari byiza cyane kuko twanejejwe no kuza kwamamaza ubutumwa bwa Yesu, kandi twishimiye kuganira namwe. Ndaga ngo mutubwire nyine ibyiza byo kuririmba n'ibyiza biba muri korari yanyu, imyaka imaze, ese twabasangaye dushatse kubasura noneho iwanyu mu rugo Rutsiro. Murakoze cyane. Korari umusingi tumaze imyaka igera mu 12 gutyo, kubera ko hari amatorero twagiye tukoreramo, ariko kubera intambara kagenda senyuka. Ariko mu buryo bwo gukomeza gusenga Imana na korari umusingi, korari umusingi yatangiye ari korari ari groupe y'abanyamasengesho. Icyo gihe yitwaga abanyamasengesho umurava. Yakomeje kuzamuka gutyo, biza kugera igihe itorero rikomeza kujya rirazamuka buhoro buhoro. Tuza kubona abakristo, tuje kuza kubona abakristo muri ya masengesho, tuza gushingamo korari yitwa umusingi. Urumva n'izina nabwo ubwaryo rirabyivugira, ni umusingi wa fondasiyo wo kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Kristo. Murakoze cyane. Mutubwiye yuko mwatangiye muri icyumba cy'abanyamasengesho bitwa umurava. Umurava ubyara korari umusingi, hanyuma abanyamurava babyaye korari umusingi, hanyuma mwibonye mute muri Eglise Vivante? Ubyo twibonye muri korari umusingi birenze n'ubwenge bwacu. Twabwanye intambara nyinshi cyane kugira ngo n'undi tugere ku itorero rihamye. Uyu munsi tuvugana mbega ni nk'indoto, kubera ko Imana ikora biratangaje. Mu by'ukuri iyo tugeze mu bintu by'umurimo, kugira ngo umurimo uhame cyangwa se uba ukomeye, bimanza guca mu ntambara. Twaciye mu ntambara zikomeye cyane tuzira ijambo ry'Imana. Rimwe na rimwe abayobozi bacu barabafunze bazira umurimo, natwe tugatitirizaho turi hose, tugasenga tubata Imana ngwino ube mu murimo wawe. Twe ntabwo twashobora kugwana, ariko uyu munsi wa none turashima Imana kuko iyo iduhagaritse n'ahangaha, njye ntabwo nari nzi ko twanagera no kuri iyi ntera, kumva ngo tuzabona itorero duhagararamo, ku buryo twumva urugamba twahoze turimo turagwana mu minsi yashize rusa nkaho ruhagaze. Yego uretse ko twagwanaga n'abantu b'abantu, ariko Satani we ntabwo ahagaze. Ariko muri kino gihe turimo, icyo twifuza tunasaba n'Imana imbaraga, ni ukugira ngo dushyire ku yindi ntera irenze kuyo turiho. Murakoze cyane. Nari mvuze nti mwibonye mute muri Eglise Vivante, mukaba abakristo ba Eglise Vivante? Murakoze cyane. Itorero Eglise Vivante
ni itorero rizima rya Kristo nk'uko ribivuga, kugira ngo twibone muri Eglise Vivante twakoreraga umurimo w'Imana ahantu hatandukanye muri RBCR, ariko kubw'intambara z'amatorero baje gufunga umuyobozi wari ugize iryo torero rya mbere, baje kumufunga. Rero tubona ko azira ubusa, ariko nyuma yaho twaje gukomeza kujya turamusengera ari muri gereza. Bigeze aho Imana ibigenza neza, baramufungura. Bamufunguye nibwo twakomeje kubona cya cyumba cy'amasengesho, twakomeje kujya turasenga, dusengera mu ngo, ariko abakristo twaracitsemo ibice, bamwe baragiye uruhande rumwe, abandi turi kumwe. Ubwo byageze igihe umuyobozi amaze gufungurwa, dushakisha ibyangombwa by'ahantu twakorera, aderese. Burya iyo umuntu ari umunyamasengesho agira aderese abarizwamo. Twaje gukomeza kwegera umumama, tumaze kumwegera aza kuduhuza n'uwari komanda wa polisi. Komanda wa polisi yaje gukomeza atwoherereza umukozi w'Imana Yoramu, tumubwiye ibibazo byacu, aratubwira uti natwe twabafasha, dufite itorero mu karere ka Rubavu, turavuga tuti iryo torero natwe mwari dukundisha tukabasha kugira aderesa dukoreramo. Yaje kubidukundisha, maze kubidukundisha biba ngombwa ko badushakira n'ibyangombwa by'ubuzima gatozi. Turangije turagenda twagura umurimo w'Imana muri Rutsiro. Nuko twaje turi korari Umusingi, dufite amakorari menshi cyane agera muri 4 mu midugudu itandukanye. Ni gutyo twisanze muri Eglise Vivante. Murakoze. Uko nabyumvise, hari umuyobozi wabayoboraga muri RBCR aza gufungwa. Nyuma afunguwe, intambara n'ubundi zirakomeza ziba nyinshi, bituma cya cyumba cy'amasengesho gicikamwe ibice, bamwe bagenda ukwabo n'abandi ukwabo. Itsinda wasigayemo wowe na mugenzi wawe riza kwiyunga kuri Eglise Vivante. Murakoze cyane, turashimira Eglise Vivante yabakiriye. Ni iki mwumva se abantu babafasha kwa murushaho kubona abakristo bahagije? Ni iki mwumva twabafasha nka televiziyo yava mu byaha TV? Mwaturangira aho mukorera, cyangwa se mukatubwira uburyo mukora kugira ngo tubonye nk'umuntu ushaka gukizwa no kwihana tumuboherereze. Murakoze cyane, tugenda ahantu henshi no mu karere ka Rutsiro. Murakoze. Nundi nanatangiye ntabibwiye, ku mazina yanjye Nsengiyumva Werarisi, nkandi n'umugabo, mfite umugore umwe, cyangwa mu Kinyarwanda umudamu umwe n'umwana umwe. Narasezeranye byemewe n'amategeko no mu itorero, ndasezerana ndanabatizwa. Ariko no kuvuga ngo utubajije ikibazo cyiza cyane, ni ukuri Eglise Vivante nta n'utayikunda, harimo Imana. Ntabwo ari kubivuga gusa, nuko nanjye mbyiyiziye. Kubw'ubuntu Imana yatugiriye, ikatugirira ikizere, natwe nubwo duhagaze gutya turi bamwe mu bakozi bayo b'Imana, tugenda hirya no hino. Buriya umurimo ukora ko umurimo wayo ari mugari, ndavuga w'Uwiteka ni mugari. Ibi tuvugana nk'uko urimo kutubaza ati ese ni iki cyase nihe dukorera? Dukora mu karere ka Rutsiro, mu murenge wa Ruhango. Uretse ko hagiye harimo imidugudu igiye itandukanye, ariko paruwasi iri mu kagari ka Kavumu, umudugudu wa Muhingo. Aho ngaho niho kuri paruwasi no ku cyicaro cy'akarere ka Rutsiro. Ariko noneho nkatwe rimwe na rimwe tuba turi ku midugudu, ahantu hose tugiye dufite imidugudu tuba turiyo. Ariko no kuvuga ngo ikiza umuntu wese, ijambo ry'Imana tubwira ngo Yesu ari kubibwira intumwa zarabyo ati nuko mugende mu mahanga yose abemera mubatize mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, mubigisha amategeko. Ubwo rero n'ubundi mu bigaragara, ahubwo nkamwe banyamakuru twabasaba ko mwarushaho gutangaza, kuko Eglise Vivante nge nta nenge nyibonaho. Ikiza ahubwo nuko ahubwo mwadufasha kugira ngo twamamare
no hirya no hino bamenye yuko Eglise Vivante ikora kandi ifite imbaraga kandi irabohora, kuko ari itorero rizima rya Kristo. Rero ndakubwiza ukuri, imbaraga ziri mu itorero sinzi uko nazikubwira, ariko Imana niyo ibizi. Murakoze cyane, nawe wagira icyo tubwira? Yego murakoze, nange icyo nsozaho mvuga, Eglise Vivante ni itorero rizima rya Kristo. Nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yarahindutse icyaremwe gishya. Nanjye nkuko mugenzi wanjye abivuze, ibirenze kuri ibyo ngibyo turi n'abahanuzi, bo bavuga ngo ni abatumishi, uko Imana itukoresha kandi ikadukoresha ibitangaza. Dusengera abarwayi ndetse tukagira n'umwanya wo kwiyegerezanya n'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Icyo nicyo tubwira abantu iyo tumaze kubigisha ijambo ry'Imana. Iyo uhageze ufite ibibazo tugufasha gusenga, kuko natwe hari aho Imana yadukuye. Kubw'ibyo rero uwashaka gusenga cyangwa se mu materaniro, tukora mu mibyizi kuwa gatandatu tugira amasengesho ya rusange, ndetse kuwa gatatu, kuwa gatanu tuba turi ku mudugudu mushya wa Marabuye, ndetse no kuwa kabiri, kuwa kane nabwo dukorera i Nyabihu, ndetse no kuwa mbere, ariko i Nyabihu ho ntabwo twari twafungura neza, ariko mu minsi mikeya naho Imana izabigenza neza. Murakoze cyane. Mutubwiye ko muri n'abahanuzi kandi abantu benshi hanze aha bararushye, bakeneye ababasengera. Turagira ngo mutange nimero zanyu za telefone ku buryo wabakenera mwamusengera no kuri telefone. Murakoze cyane. Nomero zanjye urandika 078 13 58 51 9. Indi nomero nkoresha ni 078 110 83 inyuma ugashyiraho 9. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Amazina nitwa Niyonsenga Jean Damascene, ariko uje uri kubaza waza uri kurangisha ngo Nzayinambaho Dawidi. Murakoze. Murakoze. Nimero yanjye wambarizaho cyangwa se ushaka kumvugisha 0782 611 587 0782 611 587 cyangwa se ugahamagara Tigo 07 235 94 944 07 235 94 944. Ibaruye kuri Nsengiyumva gusa. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turabashimiye abakozi b'Imana, abaririmbyi, abavugabutumwa, abahanuzi, abanyamasengesho. Ndumva ibintu byose mubifite. Abakunzi bava mu byaha TV biteguye kuzabahamagara babasaba amasengesho. Natwe nibyo tujya tubafasha. Abakunzi ba televiziyo tubafasha kenshi. Ubwo rero namwe nibabahamagara ntimuzikange, bazaba ari abakunzi bava mu byaha TV. Bakunzi bava mu byaha TV ducumbikiye aha ngaha, twari turi kumwe n'abakozi b'Imana muri cya giterane twari twabagereyeyo cyo kuri Eglise Vivante mu murenge wa Rugerero. Tubaye ducumbikiye aha ngaha naho ubutaha. Shalom shalom.